Yes, ndagusuhuje nguhaye n'ikaze hano kuri Aizo TV. Hano tugenda turebera hamwe inkuru ziba ziri kuvugwaho hirya no hino. Ni za nkuru nshyashya nyine ziba zisohotse ako kanya, cyangwa se ni breaking news, za nkuru ziba ziri gucicikana. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bigenda byibanda kuri izo nkuru, bigenda bizivugaho cyangwa se bizandikaho ibintu bigiye bitandukanye, n'abantu batari bakeya bagiye batandukanye nabo bagenda batanga ibitekerezo uko izo nkuru bazakiriye. RIB yanenze abakwirakwiza amagambo y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga, inatanga ingero za bamwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwihanangirije umukobwa witwa Jackie umaze kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga avuga amagambo y'urukozasoni, runaburira abamuha umwanya ko babireka cyangwa se bakazisanga bafatiwe izindi ngamba zikakaye. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa gatatu tariki 4 Ukuboza. Yavuze ko agaya cyane abaha umwanya uyu mukobwa ukunze kuvuga amagambo ataboneye. Yagize ati, nge nabanza kugaya abamutunga mikoro, nahoze ndeba irisi imukoresha ibiganiro mumumbarize muti biriya nibyo yumva yageza ku banyarwanda, nawe erega ngo asigaye hahamagaza ikiganiro n'itangazamakuru, muze kureba mikoro zari zimuri imbere, abo nibo nagaya n'ababikwirakwiza. Dr Murangira avuga kuri Jackie yagaragaje ko ibyo umuntu avugira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uwo ari we, nta gushidikanya, bikerekana ikigero cy'indero ye, uwo ari we, ikinyabupfura afite mu ku banyarwanda n'ibindi. Yagize ati, hanyuma mwebwe mwiyita ko mwasomye. Ubwo yavugaga abantu biyita ko bize cyangwa se abantu bajijutse, biriya nibyo mwumva mwageza ku banyarwanda, abo ngaya nabo. Ariko noneho nabo ndabihanangiriza, biriya ni ugukwirakwiza ariya mafuti, nimwe mu muha rugari, ariko turaza kubihagurukira. Ni ukuri niba biriya bintu by'umwanda ari byo mugiye kujya mushira hanze, mwarangiza mugahereza ababareba, nabyo turaza kubihagurukira. Yakomeje agira ati, uwo uri we wese, mu gihe ufite kamera cyangwa se imbuga nkoranyambaga, hari inshingano ufite ku baturage z'uko udakwiye gukwirakwiza uriya mwanda. Abantu bakabiseka ukumva yagiye kuri space. Yakomeje avuga ko abakoresha imbuga nkoranyambaga inama yabagira ari ukuzikoresha neza, bubaha abanyarwanda, agaragaza ko amatiku adacuruza. Yagize ati, buriya gucuruza amatiku ni nk'umuriro w'ibipapuro, uraka nyuma y'amasegonda ukazima. Hari abo twabonye bavuye mu nzira. Buriya iyo utashe wiriwe muri biriya, ubwira abana bawe ko uvuye mu biki. Uzi ko mu bantu uha uriya mwanda n'abana bawe barimo, byanga bikunze. Jackie amaze igihe kinini avugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa yatangiye ashira hanze amafoto yambaye ubusa buri mu mwaka ushize. Nyuma yagiye yumvikana mu biganiro avuga amagambo y'urukozasoni. Uyu mukobwa ubu ari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo guhimba ikinyoma cy'uko yambitswe impeta. Ubu akaba yagarutse yandagaza
gushikiriza umugabo witwa Stivo bivugwa ko yari yayimwambitse amuvugaho amagambo akomeye yerekeye amabanga yo mu gitanda. Ngaho nguko rero ni biri kuvugwa hano ku mbuga nkoranyambaga aho RIB nyine yanenze abakwirakwiza amagambo y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga, inatanga ingero nyine za bamwe. Ubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwihanangirizaga umukobwa witwa Jackie umaze kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga avuga amagambo y'urukozasoni runaburira abamuha umwanya ko babireka cyangwa se bakazisanga bafatiwe izindi ngamba zikakaye.